ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, ku buzima bwawe aho uri hose. Mbese iyo wahuye n'ibibazo wibuka nde, wibutsa nde inshuti yawe n'indi? Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2:8. Jya wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe bubivuga. Umva nkubwire inshuti nziza uzajya wibutsa mu gihe wahuye n'amakuba. Mbere yo kwibuka umwana w'umuntu, jya ubanza wibuke Yesu Kristo. Umwana w'umuntu hari igihe umuhamagara byakuyobeye nawe akakubwira ko byanze, ariko umugabo ukomeye cyane uzajya wibuka, wamwibuka ukamwibutsa nawe akakwibuka akakubwira ngo ndahari, nta wundi ni Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa Pawulo yahawe bubivuga. Shoje nkubwira ngo komeza wibuke uri we, biri mu bigize amahame.